kuri telefone mushizeho 46,000 kashi sesi kashi nangahe 48 hose hamwe abaye 90,000 genda wakoreye Imana ntuzagwe mu butayu mu izina rya Yesu. Ayo mashitu yakomera Imana ngo yamukuye mu buraya. Yankuye mu buraya ndi perezida w'indaya mbyariyemo abana 8. Hanyuma rero nyuma yaho Imana inkorera ubukwe, ariko inkoreye ubukwe abarozi ntibabinezererwa, birangira urugo barushenya. Umugabo ari muri Amerika asiga mbyaje undi mwana wa 9 n'undi wa 10 ndaratoraguye ari uruhinja. N'ubu hano harimo umwana wanjye wa 4 wa 3 turi kumwe hano twazanye abinanga. Nahuye n'ibibazo mbere yuko umugabana barabanza baratwiba Muhanga aho dutuye, baduteza inyatsi iteye ubwoba, ntihagira ikintu na kimwe gisigara. Ubundi mu nzu ya 20 nabaga mu nzu za 200 nayo ntashoboye kwishyura, mbabwije ukuri nendaga kuyisohokamo nta cyari gisigaye. Ariko ndashima Imana ko ibikoze, Imana ihabwa icyubahiro. Yewe ubwo namaze gutanga iyo matera, undi mudamu nawe arambwira ati reka nkuzanire ikanzu nawe uzabasha kwambara ugiye aho hantu ko uzagenda usurcyo. Nuko naje. Imana ishimwe ko Imana inkoreye igitangaza. Reka mbabwire mutanze 90,000 byo kumufata amaboko. Mama ndaguhanuriye ndi umuhanuzi w'Imana. Imana iguha umugisha. Reka mbabwire imirimo y'abera izibukwa buri muntu wese umubibyeho. Ibi 90,000 mama bigiye kukubera urufunguzo. Hari igihe tunyura mu bibazo Imana ikatureka irimo kudutegura kugira ngo tuzabe champion. Haleluya. Ndashaka urumva yatanze matera. Ninde muntu wumva uzamuzanira matera akazayigura azaze dusenga n'Imana. Niba uzi wumva uvuga ngo nzazana iyi matera azayizane aze gushira ikiganza hejuru aze musengera Imana. Niba nta nuhari tuzakusanya imbaraga uyu mubyeyi ntarare hasi mu izina ryanjye. Ngwino hano ma ngwino nkwatureho umugisha ugiye no kujya muri Amerika mu izina rya Yesu. Nanjye nyine nitanze matera nzayimuzanira. Dukomere Imana amashyi. Umubyeyi azamuzanira amatera. Sister uzanyemerere mfite imodokari ta essence nzasaba tuzajye kumusura tumutwarire matera, ndabyemeye mu izina rya Yesu. Na Pastor John ni intumwa ndabizi arankunda, afite nawe imodokari, tuzazaza tujyeyo tujye gushigikira uyu mubyeyi amenya kuko yamenya agaciro. Yego muhereze microphone. Uyu mubyeyi azamuhereza amashuka yo kuryama. Mbega wona aragusenge uyu naramusenge yava mu ngo yanywaga inzoga ngo yitwaga Nyiragitariro. Nzamuhereza ikuvurero. Dukomere Imana amashyi. Azamuhereza ikuvurero. Yego mushiki wanjye. Nanjye ndari nsohotse ariko numva umutima uri kundya, ndavuga nti nzamuha kuvurori. Ubwo uyu nguyu yamuhaye kuvurori imwe nawe uzamuhinda. Dore ngiyi n'indi kuvurori mu izina rya Yesu. Imana iguha umugisha. Nanjye mwemereye amashuka peri n'igitenge peri yose. Kadukomere Imana amatate. Barikiwe mama yangu. Ku cyumweru kandi twese tuzahurire hano. Sibyo tubizanye Imana izatugirira neza. Tuzahurira hano tubizanye. Sibyo nta muntu uzagwa mu butayu. Yego mama. Nanjye mwemereye amashuka peri imwe. Mama amwemereye amashuka peri imwe. Dukomere Imana amashyi mama. Imana iguha umugisha. Nanjye mwemereye amashuka peri imwe. Na mama mwemereye amashuka peri imwe. Abana bagende baryame. Imana ikumpera umugisha mama wanjye. Nanjye nzamuha kuvurero. Mushiki wanjye azaguha kuvurori. Imana iguha umugisha. Yego mama nawe ufite ijambo. Nanjye nzamuha amasahani meza yo kumeza. Azamuhereza amasahani meza. Nzaza gusenga nyazanye. Azaza gusenga ku cyumweru azanye amasahani meza yo kujyarira. Meza rwose amasahani meza. Barikiwe mama yangu. Nanjye nzatanga n'amasahani n'amakanya. N'ibikombe. Azakuzana n'ibikombe byiza. Kandi muzaza n'ibishyi. Duzeni. Azaguha iduzeni y'amasahani. Dukomere Imana amashyi. Amasahani meza abageni batahana. Umva ngo amasahani meza y'abasirimu. Nanjye nzamuha amashuka. Nawe ntabwo hari ayo mwaryamyemo. Ni mashya. Ni mashya. Imana iguha umugisha.
wowe nanjye nzamuzanira inkweto azakuzanira inkweto. urebe inkweto ku yambara cyumweru. yambara 42 ni 42. yego sister. nanjye nk'umwana we nkaba mbi Kigali nanjye mwemereye amashuka. N'umwana we, uyu n'umwana we ngo abahana i Kigali ngo nawe azamuha amashuka. Nitwakomera Imana amashyi. Umuri Imana izabagirira neza sha. Yesu ashimwe. Amen. Uyu mubyeyi arabivuze nanjye numva binkoze ku mutima. Yegereza microphone. Nkurikije ubuzima nakuriyemo. Ngiye nireze mfite imyaka 9 nibwo nabuze ababyeyi bwa nyuma. Mama, papa we ntabwo muzi. Ariko mbaho nabi, nanjye nagiye ngirirwa neza n'abandi. Za kujya mu Mutara gushaka ubuzima. Ariko ngiye nagiriwe neza n'undi muntu nanone twabanye neza. Aho gasanga umuryango uranyanga cyane. Ngeze mu Mutara nshaka ubuzima. Waje kubushaka. Igihe kiragera ndavuga urukundo rwa mama ntabonye n'urukundo rwa data. Wenda nzarubona mu rugo rwanjye. Imana izamperamo umugisha. Ariko ubwo njya kujya mu Mutara namaze nk'ibyumweru nka 4 nsenga ndasenga. Uyu ku cyumweru azazana 5 Imana iguha umugisha. Imana ariko umunsi wa 5 yohereza umuntu aramamagara aramanga ngo ejo tuzajya mu Mutara. Abazi ko nta tike mfite nzayikura he. Ndasa ku ntego bw'iyi. Bayikoherereje. Hanyuma gera mu Mutara ndashaka ibintu ntago byamire neza ariko nza kugira umuryango ariko umuryango nawo ubuze mu gahe gatoya ndeba kandi nari nangiye kugiramo ibyishimo. Rero kubw'ibyo wenda ari nzaza gushima Imana ariko nkurikije nk'ibyo Imana yambwiye kandi wenda nibyo nagezeho nubwo wenda abanzi banyitambitse byose bikagenda nkaba nageze ahantu babaje nta byishimo nkigira. Ariko nanjye kuwa 4 amafaranga muzayabaze mushumba 28,000 byo kugura umufariso abana bajyama. Kadukomera Imana amashyi. Mama yabaze mushumba zayashyira kuri telefone ye ayabahera. Mushumba uzatuzanira ku cyumweru ndakwizeye muhungu wanjye. Yego mama wanjye. Subundi waruri. Nanjye uyu mubyeyi mwemereye ko ku cyumweru nzamuzanira agafuka k'umuceri. Ku cyumweru azamuzanira umufuka w'umuceri. Ayo mashini twayakomera Imana. Tiwumva ubundi nicyo nkwemerera. Uyu mama yatanze Bibiliya 20 turazitanga. Dukomera Imana amashyi nta shitani agira. Murakoze cyane. Nanjye nzakuzanira agafuka kakabunga. Kadukomera Imana amashyi. Mama wowe uzazana iki? Dore n'undi mama uzagira icyo azana. Ngwino. Ubuzima nabubayemo nubwo ntarabusohokamo hari ikanzu naguze iba ndende iba nini nanirwa uwicishamo nyoberwa impamvu ubwo iyo kanzu nzayimuzanira nayo nayiguze 10,000. Sawa Imana iguha umugisha mama utanze icyo ufite. Mukobwa wanjye yego sha. Murakoze nanjye nzamuzanira litiro 5 z'amavuta. Azakuzanira litiro 5 z'amavuta. Dukomere Imana amashyi. Hanyuma reka mabwira ikintu kimwe. Sorry burije Imana ikora uko ishaka. Mama ntabwo uzagwa mu butayu. Igihe cyose Imana izakugira uw'agaciro ibanza kukunyuza ahantu habi. Kandi Imana isanze hariho fondasiyo irabanza ikayisenya igatangira ibyo bitazagira ubyitirirwa. Imana irimo kugutegura kugira ngo uzabe champion w'isi abantu bazamenye Imana yawe. Iki ni igitangaza Imana ikoze. Ibi 90,000 mutanze n'amamatera muzazana n'imifuka y'akawunga ku cyumweru. Uyu mubyeyi ntabwo azongera gusonza ukundi murimo murahanura. Haleluya. Cya kabiri buri muntu wese umubibyo twafashije mushiki wacu. Imana iguha umugisha. Hari abantu bo hanze bagiye kuza gukora surprise. Bari muri Amerika barimo barabitegura. Barenda kuzakugirira neza kandi uzabibona. Rero reka mbabwire itorero nyakuri nirifasha imfubyi. Hari abantu bavuga twigeze dufasha umwana hano tuma wari watanze telefone murabyibuka. Abantu bagenda bavuga ngo buriya ngo turaziranye uriya mwana simuzi peruka tumuha amafaranga simuzi. Hari abantu rero bavuga bati buriya barayagabana aya nama uyu simuzi. Namubonye online duhuriye hano aya ni amafaranga ye kandi abantu bose muzakora icyo gikorwa. Pastor John urabizi mu mavuta ku cyumweru ndakwihanganishije uzihangana unyitabe hano. Kuwa mbere tuzashaka essence na mushumba. Tuzabipakira uyu mubyeyi tujyeyo
yumve ko Yesu agira neza, nubwo amaboko y'abantu yamujugunye, amenye ko mu nzu y'Imana hakirimo amaboko mazima ashyigikira abera b'Imana. Yego musore wanjye. Haleluya. Amen. Nangiye umubyeyi ku cyumweru mwemera umufuka w'amakara. Azakuzanira umufuka w'amakara. Ayo mashyi tuyakomere Imana mu izina rya Yesu. Mwuka w'Imana reka ntangaza icyo yambwiye. Ababyeyi bafite abagabo bazi agaciro k'urugo nibo bagiye guhaguruka barambure ibiganza kuri mubyeyi bahagaze mu myanya yabo. Umubyeyi Imana mu ijuru kugira ute imugarukeho. Reka pfukame ababyeyi bonyine bahagarare bafite abagabo bafite umuryango bahaguruke batunga ibiganza kuri mubyeyi. Umushumba arambura ibiganza kuri mubyeyi, ubundi Imana imugarukeho ubwa kabiri. Imana bamugisha, murakoze. Pastor John reka nsabe Apostle John amusengera Imana. Mana data wa twese, Oriya bashakata ya boss. Uri Imana ikura mu mubabaro, Oriya baba igashyira mu munezero. Haleluya. Data wa twese, uri Imana yibuka ikibuka abababaye. Yo. Data wa twese, ibirenze gufata mu butunzi tugahereza uyu mubyeyi. Ariko data wa twese, wowe uri n'umutunzi w'imbabazi, uri n'umutunzi w'umunezero. Ahari yarya ntibimunezeza, yakwambara ntibimunezeza, ariko data wa twese wowe utanga umunezero. Ndakwemereye kugira ngo ubane nawe umunezeze Mwana, umunezeze. Uko umukinguriye imiryango y'imigisha, reka umuhuze n'abamufata amaboko kandi batari bumurekure mu izina rya Yesu Kristo. Reka wongere umwubakire Mwana. Uri Imana ujya wubaka ibyasenyutse kandi wandikishije ijambo ryawe. Uravuga ngo nzongera kukubaka kandi n'inkubaka uzaba wibakitse. Elaftiste konsita. Reka data wa twese wongere umwubaki, reka umugarure wa munezero Mwami, reka umurinde gusekwa, reka wongere umwambike icyubahiro Mwami, reka wongere ineza yawe mubonekaho umunsi ku munsi. Sinshidikanya kugiye kubana nawe, umugarurire wa munezero Mwami, kandi umwongerere ibihe byo kugukunda no kugucira bugufi umunsi ku munsi. Kiruta byose, babazi zawe zigeze mubonekaho umunsi ku munsi, mu izina ryo watubambaye ku musaraba rimwe gusa. Amen. Amen. Kadukomere Imana amashyi. Mama, Imana izakugirira neza. Ndabizi hari abantu badukurikirana online bazagufata amaboko. Mfite inshuti ziba hanze nyinshi, ndabizi zidukurikirana zizagufata amaboko. Imana iguha umugisha. Kadukomere Imana amashyi, twakire mushumba. Reka dukomere Imana yacu.